Mwebwe rero hari ikintu mutazi, ngiye kubibira ibanga, yaba ari abagabo yaba ari abagore, ibanga ngiye kubibira ni iryo bita kuvumbika umuvumbiko. Kuvumbika umuvumbiko bikora bite cyangwa se bikorwa bite, bikorwa ryari? Ni ukuvuga ngo iyo umugore n'umugabo babana mu nzu, ngira ngo murabizi ibibazo bigiye bitandukanye bigenda biba mu ngo z'abantu, kugira ubukene butandukanye, hari n'ubwo usanga urugo nyine rufite ubukene ku buryo usanga kurya ari ikibazo gikomeye cyane, ariko n'iyo utariye mwifitiye urukundo n'ubundi imibiri yanyu irakenerana, siko bimeze? Umwe akenera kurongora undi, undi akenera kurongorwa, rero icyo gihe uburyo bigendamo dore ngubu: ufata umugore wawe mukiryamira rwose n'umutima mwiza, mukifumbatanira, ukamubwira ati mugore wanjye ndagukunda. Buriya ikintu kibi mu buzima ni uko umugore ashobora kuvuga uti jyewe umugabo wanjye yagiye arakora mu kazi none yayariye wenyine cyangwa afite ahandi hantu yayajyanye, ariko mu gihe umugore atabikuziho ntago agira ifuhe, nta nubwo agira umutima mubi, ahita yumva yuko ari uko byagenze, noneho yarangiza akavuga uti byanga byakunda noneho sasa ngiye gukora uko nshoboye umugabo wanjye mwibagize ko yahuye n'ikibazo, sibyo, cy'uko agiye mu kazi akabura amafaranga, cy'uko byagenze gute, noneho ko muba mwikundaniye ku manywa wenda mwariye cyangwa se muheruka no kurya ejo, mukiryamira noneho mukumva murakeneranye, niho hava gukora icyo bita umuvumbiko. Umuvumbiko rero ni umugabo hari ukuntu aba yumva atajya hejuru, n'umugore hari igihe aba yumva atajya hejuru ariko bakumva barabishaka, icyo gihe umugabo arayifata akayivumbika mu gitsina cy'umugore wiwe, biraryoha by the way, tasiyo, biraryoha, uba wumva ari byiza cyane kubera ko uragifata ukajya yumva uyinyinyiramo ariko ukumva hari aho yagukoreza, sibyo, ariko mu by'ukuri kubera ko nyine aba ari nta bushobozi bundi, urayumviriza bikarangira isinziriyemo igahwekera. Abatumva ikirimi cyo guhwekera mukibaze abavandimwe bacu b'i Burundi bari buze kukibasubiza ndabizi, guhwekera, ubwo yarangiza igahwekereramo, kubyumva? Iyo imaze guhwekereramo rero urumva haba hakurikiye gusinzira, murasinzira mukaryama, ariko noneho iba isa nkaho yateguye cyangwa se kwa kundi uba wayicometsemo ntugire ikintu ukora, iba isa nkaho yateguye umugore, yamubwiye yuko biri buze kubaho cyangwa se gukorwa, noneho warangiza ukaza gucunga mumaze gukanguka mwese saa kumi n'imwe cyangwa saa kumi n'ebyiri, noneho sasa kari agatege ka mu gitondo kuko haba hari amafu, ukayicumita ukayimuhereza fureshi, ukumva ewana, umva iyo turu iraryoha kurusha izindi turu zose waba warigeze kuzikora wahaze, iraryoha, arayigutera ukayumva, akayigukorogoshesha kabisa ahantu hose ukumva urayumvishije, akakunyaza amavangingo akaza. Ikintu cya mbere uyu munsi baraje mumbwire ngo wapi ibyo ntibibaho, bibaho cyane, ahubwo ikibazo ahantu kiba kiri kereka iyo mudakundana, aho niho ushobora kuvuga ati nibwo bitabaho, ariko iyo mukundana buri kimwe cyose muracyihanganira kandi kigakunda. Noneho wumva akaza akayigutera, akayigucomeka, akayiguswera, akagucumita, akakunyaza, ukanyara, ukajya wibaza ukavuga ese ibi bintu ndi kunyara byavuye, ukanyara nawe noneho yaba ari kuzitumura. Hariho abagabo bazi kunyaza nshuti yanjye, apana ba bandi bakubitira hasi ntizizamuke, uzi yuko hari igihe umuntu agikubitira hasi, kano kantu reka nkavugeho mwihangane, hari igihe umuntu agikubitira hasi zose zikajya ziza zitemberera muri matera, umugabo agataha atanatose akavuga ngo uno muntu ntabwo yanyaye, matera wajya kuyiterura ugasanga yuzuye
atazi n'igihe izo nkari zagiye zimanukira. Rero buriya hari umuntu uzi kunyaza, agakubita imishino na rugongo, ntiyitaze ayo mazi akayareka akamanuka iwana mu maso, mu kanwa, mu mutwe, ahantu hose. Aho hantu umuntu nk'uwo, umuntu nk'uwo sha, uwo muntu nk'uwo we, ewana, reka mbabwire mwa bantu mwe, nyamara mwige kunyazanya no kurongora abagore banyu kugira ngo abagore banyu bajye bishima, kuko iyo udashimishije umugore wawe arababara, arahangayika, yumva yuko ufite undi muntu ushimisha. Ibyo rero niyo mpamvu tutabishaka, turashaka kugira ngo buri muntu wese ajye yishimira urugo arimo. Nihajya hagira n'umuntu umuzanaho ibintu by'ubusambanyi ajye yumva ari kumutera iseseme, ahubwo yiyumvamo ko akwiriye kurongorana n'umugabo wiwe babana, kandi ndabizi ko ibyo bintu tuzabigeraho. Uko mwamubayeho kose, buriya ikintu cya mbere, ntuzakore ikosa ryo kubana n'umuntu udakunda ngo kubwo kuba ngo mufite ikintu mukurikiyeho. Oya, uzabane n'umuntu ukunda, uzabane n'umuntu ubona ko agukunda, kugira ngo muzabashe kubana no muri cya gihe mukennye, kuko iyo mufite amafaranga umuntu wese ashobora kukwihanganira, ariko iyo mutayafite nibwo umenya urwango umuntu agufitiye, ni nabwo umenya urukundo umuntu agufitiye. Hamwe yihangana akemera mukaryamana ukamurongora, cyangwa se ubwo ni ukuvuga ngo umugore nawe ukamuha ariko kandi wirengagije yuko ubabaye, nyine ufite ikibazo cyo kuba ushonje cyangwa se ufite izindi siteresi, ariko kubw'urukundo umukunda ukumva ntacyo wamwima ugifite. Ibyo rero uzabane n'umuntu ugukunda, kuko umuntu ugukunda ntabwo azazana ibintu by'ubugoryi byo kugutesha agaciro ngo akwirukane akuvane mu buzima bwiwe. Hoya, kandi agukunda arakureka ukabikora, byaba biryoshye byaba bibishye, nawe ubibona yuko nawe atari we, ubundi noneho ukabona ko agukunda. Mu gihe rero mukiri mu mandazi, mukiri gushakisha ngo imitungo utavunikiye wowe ubwawe, ntuzibwire ko uzayikura kuri mugenzi wawe, no, ahubwo rwana no kuvuga ngo nanjye ubwanjye imitungo nzayibone, kandi nzayibone bivuye mu biganza byanjye. Abakobwa mwihaye kudakora, ngo abagabo bacu ngo tuzasanga barakoze, ibyo birabareba, nimukore. Nta mpamvu yo kuvuga ngo umugabo ngo azankorera ibi n'ibi. Nimukore, urumva neza, nimukore mubyaze umusaruro akazi kanyu. Nimubana n'abagabo banyu bazabakunda, bazabarongora neza, kubera ko bazaba babona yuko mufatikanya, utaje kumurya imitsi. N'umuryango w'umugabo uzagukunda, kuko babona yuko utavunisha umwana wabo. Ariko iyo baramutse bakubonyeho ingeso yo kuvunisha umwana wabo, barakwanga. Niyo mpamvu usanga imiryango imwe n'imwe yangana. Sawa rero, ubwo nyine nizeye ko mwabyumvise.